Usiko ntwite Murekenera nawe. Mwe mikino none amasaha ari gukina amasaha ko yo gukina ibintu byinshi. Ngaho nyumvira. Ibintu byinshi babikina isaha. Kandi ndari gukuriza. Ubwo rero biravuga ngo keviriwe mu rugo. Ntago ari kuvuga reka nshaka akantu mukubita ka planka mutere strakani nshaka marira ndire mubwire ko numwite ntabwo ndi kuvuga si udi kuva wamemukira ntabwo ugiye guhura nawe ngo muri ino nzu tuganire nkuko twaganiraga kananiso none icyo kirahuri kigize hirya basi gishyire hariya cyabaye kize ese shobora twite kandi ubimenye bishyire muri uwo mutwe wawe uri uratwite ndatwite wowe uratwite wowe natwita iyi nda narayifashe ndayitera ari ntabwo bishoboka mu bintu byose nyina nabyo mura sinyenyishimo byinshi uri kizabirarura nimba bino mutwe ubyikure ibintu by'indano no ariwe Oliva mamagaye kangahe ntabwo uri kumamagara nkwicaye iruhande aho umuntu yero kuzanciga n'ihembe ariko rwose ubura twisise wumva baye depite ntabwo wantero webeta na usunikiriza nkaho wagira ngo uri gusunikiriza nk'itire riri kujya mu ntuzi ibyo ntabwo nyina nabyo uri ntabwo ngiye mu byose nyina ibyinda n'ibyo bizamo mu masezerano mfite ntabwo ibyinda bijya bizamo mbwira nyine ndakumva ngaho reka nkubaze ese iyi nda urumva biri buze kugenda gute ngaho mbwira igisubizo niba gukoresha aza ko kirimo nikwereke nta inda mbabarira ukunyeka inda ndayikoresha iki iyi ngiyi urabona atari inda ubwo ifite amezi angahe ifite ukwezi n'igice nakubwiye ibyo bintu byawe uri uko tubabura birabunika musari shima ntabwo indayikure muri rero noneho wantera ngo njyana mu cyumba uzi yuko ugiye gukora ibintu nyine biri burangirira aho ngaho reka nkubwire Kevin reka nkubwire papa wawe na mama wawe barara bamenye ibintu nutagira ikintu bikoraho tuganire neza tubyumvikaneho twumva ukuntu Oliva nakubwiye ibintu bya papa na mu bikuvemo nimba ibintu biri hagati yanjye nawe bimwe hagati yanjye nawe Oliva tuvuga ikintu kiri buze gukorwa cyo kwikuramo uri ikintu cyakorwa ngaho njye nkuremo inda Mana ari biracamo abantu bakoze bakoza to akoze bakoza kabisa kubera ko nyine ari ukuntu ngiye mbura umuntu nyine mbwira ibintu byanjye ariko wowe ari ukuntu nyine tunabonye umucama kumva kandi buri umwe mu bantu nyine dukorana diru tukanaganira nyine nkabona ko ibintu byose ari amahoro ndakumva cyane kabisa sasa James rero muri betse ibibazo byinshi mwana kandi nafite ibisubizo cyangwa se nyine nafite uburyo nshobora kubikoramo yego urumva urabona wambe dubana nini wa mukozi ubahana yego ejo bundi nduro kwicara turi kuganira arangije arambwira ngo wanamutenda mwana kuki ubyumvishe neza mwana wa mukozi wa hano wamutenda wowe mwana urugukira se cyangwa ni brag biri cerebro sure biri cerebro yaranzanga amarera amanuka nyine ubona ko nyine yataye nyine yasize ambwira ati Keve gute wifata ukanirinda muso muteye umwararyamanye yavuze ko wamutenda mutararyamanye mwana sinubwo cyagiye mubwira ko nari akantu nyine nubyo mbikubwira bakanamutwara umwana cyo kumumegera yego amusenye ko nyine cyavuyemo no mwaka bro asobanukiye Kayumba ko ateye umukozi nda vuze
James. Yeah. Izina rya papa urizi gute? Izina rya papa wawe. Nyine mba nabyumvishe gutyo mani. Mba nagiye bibiranga gutyo gusa tu. James oya. Nabyadanje kuva. Ubyumva he James? Gute umva gute numva ko uzi izina rya papa wanjye? Nyine babira aho tu bari ibyadanje. Yabyumva gutyo nabi. Papa wanjye muziranye n'ubu ni iki kintu muziranye ku buryo umenye izina rye? James ndakumva bro. Izina rya papa urizi gute? Ko nzi ko inshuro zose nganira nawe naravuga izina rya papa ngo mvuge ngo Kayumba. Nanjye ubwanjye no kumuvuga mu izina murumva bitinyitse. Wowe papa muzi iki? Nta cyito muzi urabagita. Anagito kabisa. None izina ryo urizi ute? Bro. Reka tuze kuvugana nawe. James. Nakinzo kuvugana nawe. Ushaka kunsanura uburyo uzi ko twaganiraga kuri kubyo mu sister ura wateye inda si jumping kuri story in the chapter man. James twavugaga kuri muntu sunyizera se warumumbaga nkugira inama man. Sibyo keve warumumbaga nkugira inama kuri ibyo sibyo se ni kukubeshyira ariko nyine nawe bifata ibintu byagana man bifata paso ibintu by'indabindekera ndi njye wayiteye sibyo ikintu ushaka kumenya izina rya papa urizi gute cyangwa se papa muzeranye hiki ku buryo uvuga izina rye uburyo urivuze nyine muraziranye cyangwa se uburyo muziranye munazi. James papa njye muziranye hiki? Bro nta kintu muzi ho kabisa kandi nawe ndi kukubeshya man. James mbabara dutuma umwana wanjye ntawe guhagarara kuko muze Kayumba se kuko muzi izina gusa man bro nibyo twanyuranyemo byose. Kumbi ni wowe wamuhamagaye cyagihe ngo diro wayirangije? Reka ndarengana njye ntabwo reka wapi kabisa bro wapi bro hari ikintu njya se ndarengana kabisa. James ntabwo ari njyewe ni cye kintu upanga na data nta gito kabisa. James ntukine n'amaranga mutima yanjye. James sinshaka ko ubona uburakari ngira babarira Imana we barumbwiye niki kintu upanga na data nta gito man nose ndi kukubeshya gihari naba narakikubwiye na mbere si turi inshuti se kuva kera ese ari gute ushobora kumara igihe kingana gutya turi inshuti utabizi ko ari ikintu upanga na papa wawe nta gihari gihari naba narakikubwiye man naba narakikubwiye kandi ubizi ko turi inshuti kandi inshuti nziza sibyo ihangane kandi umva icyo ndimo ndakubwira man. James ntabwo ari wamagaye papa ngo ko diro yarangiye? Ntabwo ari njyewe. Ntabwo ari wowe? Seriously ntabwo ari njyewe. None umuzi gute papa wanjye? Nyine ni ibintu biba birahomba numva gutyo birahonga nanjye kwanye simenya abantu baravuga man biba biraho nigeze mvuga ko papa wawe icyo nigeze mvuganye sibyo. James kigaragara cyo kumbeshya abashoka ndi murambeshya pe ntabwo ndi gukubira hari byinshi uri kumisha ko hagati yawe na papa niba atari byo mupanga ufite ikibazo kuri papa wanjye. Nta nagitonze nkize naba nakikubwiye even before naba nakikubwiye kandi no bikurikirana neza usanga ko nari kukubeshya ntabwo ndi kukubeshya man kandi nyine ahubwo Abdul Swambu mwana nose nigeze mwita umwana kushaka kumfata mwana kwisa umwana man kuvuga ngo gahunda uko nimeze uko ibintu bimeze mbaye muzi naba nabikubwiye nankana kuba na information zimwe muziho ariko ntazo kandi turi inshuti tumanye igihe kinini bro. That's good. Izina rya papa rero uri kuyeho rimenye gute? Nyine naguye ko ibintu mba numva gutyo biraha ubyumva he nyine mu mihanda gutyo ari serikira to mu mondo ndavuga papa wanjye ntabyo nizire n'umwana papa wawe nje ntago mbizi kabisa gusirikiranye mu muhanda bagenda bavuga papa wanjye mu muhanda hano hose bro ni ibintu numva gutyo mu mihanda nta kintu na kimwe mbanzi nje mbyumva gutyo ariko ntago nigeze nakuba just ko nanamuzi sibyo rero urimo kundenganya man bro. Abo dusubire man fine. James
Allô? Abona tekereza ko bamubagana. Hi. Hey. Meze neza. Umva namera neza gutariko. Nuko natekerezaga yuko wahamagara kuri iyi saha. Shiri wareka kundakarira. Uragira ngo ibintu ibyo wakoze byose. Uragira ngo ikire marayika. Oya. Okay? Ntabwo ngusabye ngo wigire marayika ariko nyine ndabizi narakosheje. Okay, kugira icyo wahamagariye. Basi uyimbwira nabi nyakubwira. Meze neza? No. Meze neza. Ntabwo meze neza. Ntabwo namera neza kuri iyi ntabwo byo wakora. Okay? Urashaka mbere neza gute? Okay. Basi sufite umwanya. None kamubaza ikibazo kimwe. Uri mu rugo wenyine? Oya ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe. Utekereza ko nta kibazo byatera kuba naza aho ngaho? Banza unyumve ariko wihutira kumbwira gutyo. Ndi mu rugo ariko ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na kibaraka wacu. Nyine. Mukaze mu rugo. So? Ako nyine waza ntari. Okay. Reka ndebe gahunda ndimo. Ubwo leta nkubwira. Basi ntuzi ukindakariye. Uze? Ntuzi ukindakariye. Okay. Reka ngerageze kwihangana. Ndakubwira. Urabona nkuhamagaye. Mbwira nyine menye gahunda izarizo. Ushaka kumbwira gutyo ngakomeza negereje nazi gahunda. Wowe icyifuzo cyawe ushaka kumubwira ni igihe? Inze? Yeah. Okay. Ndaje nkuhamagaye. Ntumbeshye. Okay, sawa. Thank you. Olivia! Olivia! Oliva! Karame. Karame. Navugiye hejuru ntabwo wanyumva. Nari ndimo ndaza nuko numvaga nameze neza. Nta kibazo mbabwire. Ndashaka narangiye inyama kumva muri frigo se zirimo z'ibitunguru. Uzikarange neza. Urakaranga inyama ushyiremo igitunguru cyinshi, agapapuro n'amagi, urakora inyama z'abantu babiri. So, ndashaka kugutuma kuri farumasi. Ibinini ngiye kugutuma, we nugera kuri farumasi umereza umuntu urimo nyine tuvugane. Yego. So, ufite amayinite cyangwa uhamagara? Ndayafite, mfite amayinite. Ndanishyura kuri konti. Kuri kuvuga neza noneho byakugendekeye gute? Urumva igihe cyose ndi bugushibure? Ese ariko tubanye. Yeah. Ngwino njye mbakana keza. Ndaje. Birakubereye. Thank you. Ori. Kara. Bitebya. Nziza. Meze neza. Urumva nta kibazo ufite muri wowe? Umubiri wawe gukora neza? Nyine ndi kubabara gakeya ariko si cyane. Ndi kubabara. Ndi kuribwa mu nda no mu mugongo. Ufite imiti? Ntacyo ndayigutamiriza, genda wiryamire ndaje namutekera. Ndakora delivery nayo. Uyu mwana mwiza. Niyo watuzaniye garasi wowe. Ushatse kuvuga ko mbaranda umwana mubi? Nyine hari igihe umpamagara uri kuvuga nabi, uri kumbwira nabi cyane. Nuko uba ugenda wikurura. Ngaho Imana ishimwe ubwo uri kuvuga neza. Urakoze. Genda uhene.
Oui. Biriwe neza. Ndashaka kukubaza wa muti wampaye washize. Kandi ndabona umugabo wanjye yatangiye kongera kubaseriye. Ntabwo rwose akiri kunyumva. Ntabwo akiri kunyumva. Kandi aramutse amenye ko uriya mwana utari noneho yanyica. Mbabarira unshakire umuti nongere musegure kuko ndabona atacyumva pe. Oya ndi hanze humura n'amasaha azira ndayazi ntabwo amasaha yaragera. Niyo mpamvu mba nasohotse n'abari abana batazagira unyumva. Ndwanaho rwose ndwanaho inyoherereza undi muti nongere musegure yongera ace bugufi ajye yumva. Mba yabaye seriye ntabwo ushobora kubyumva nta nubwo wamenya ko ari we. Yabaye seriye ntanyumva habe na gato. Ndavuga umva ndenda kuzasabira. Umva kansheceka ahubwo njye ninjira abana bataza kunyumva kuko amasaha azira ndayazi ntabwo aragera. Ubwo ngubwo byafata nk'igihe kingana gute isuku kugira ngo mbe mubone. Oya shawuya ibyo byumweru byaba ari byinshi n'ukuri. Naba ndihe aramutse abimenye se mbere y'uko ngeraho. Aramutse abimenye kuko ndumva ntabwo ntuje wumve ko sindi gusinzira sindi kurya ibintu byose ndi kumva byanze kwa kundo zinamuyoboraga navugaga ngo caha reka byandi byose nigiraga ubu byarashize. Yabaye seriye cyane ntabwo ushobora kumenya ko ari we. Mva mbabarira ibyo byumweru ntabwo nabitegereza. Shakisha icyo bisaba cyose icyo byasaba cyose ndaza kugikora ariko ungereho vuba. Umuti ungereho vuba rwose atarongera ntabwo amfashe ntabwo nabikira uru rugo sinaruraramo. Sanga ndwanaho rwose sawa ubwo tuzavugana ejo. Aramarira anyicira mu maso nakosa aramarira anyicira mu maso nakosa sinjye wabikoze ariko ninjye ubabara. Bishari ni karibu. Yesa umuzi. Ni karibu. Urunegereje? Nari ngutegereje. Sava. Bisava. Ndugute. Womeze. Nje neza. Yego. Kwamba se wo banana. C'est vrai. Shano ngiye watumye nanuka. Yeah. Nubwo nabyoshe. Yego. Akantu kajya kanyereka nimba ubyushye koko. Akwereka se? Akwereka. Uraburetse se? Sunga mwakwereka se? Sunga mwakwereka. Oya kumwe hafi. Bite? Nisashe kani. Star. Imeze gute? Ça va. Wowe. Isa. Ndi mu ndemo video dufoto. Rwose wowe kutajya unanyereka n'abacuti bawe. Ariko uyu nguyu ndabona ajya kuba mwiza. Tangiye kugira ngo mwese mushuti wawe se nari ikibazo ntacyo namutwara ngo nta kubise iyo ngeso yinzi nonese basugiye kugeza mu ngo nicyo kibazo nyine kuki utanyizera. Okay nyizera sibyo kuko buriya urabona hano ni muri anniversaire mani muri moniki ni anniversaire denzo wacu. Okay so handi se meze ni sawa meze gute so ça va akazi kagenze gute ko kagendaga ça va oui ça va nonese ni sawa ariko none ibintu makwabije beretse cyane ra yari mwiteguye ese gutya tabiri ko mwankunda gushaka aya nubwo se sheri kutashyisa ni amahoro cyesha mvango kumbuye mukandashaka kuza mufashe guteka buri kintu cyose turangiza tujyane muri douche uziko tumaze tutajyana muri douche
ndabikumbuye cyane. Yes, kandi ubwo tujya muri douche urinjira mbere noneho ngewe nze nyuma. Kuki tutajyana se? Nyine umva ariko ntabwo twagenda turinganiye gutya. Wowe urabanza imbere ubanza uterura ntuza ushyire muri benwari bonanye ndi inyuma nanjye ngufashe kugira ibindi shyira ku murongo. Sibyo? Ntabwo ari ubikumbuye? Nari mbikumbuye cyane. Ugura ntungu uje nta n'icyo ndagutekera. Wayini urabizi. Umuhungu wawe namubwiye ngo akubwire ko yashize ubwo yakwibukije. Yambwiye nta kibazo. Karangizana ntugira ikibazo. Ukuri. Ubu nari nzi kuri buze mu masaha akuzeho. Kushime mwabiteye uburogo. Imwe Imana. Hari igihe nyireba. Ubukije cyera ukintereta. Ariko ukuntu iri shokora n'ibise umugore shokora zose zo muri uyu mujyi niwe uzirya. Nije Meze gute? Kwibukije cyera ukintereta. No ufite ururimi shaka. Usibye no kuba ruvuga neza. Akambyihorera nako. Kuko ushobora kubivuga gutya abamareka bo mu ijuru basinzwe urukundo bagatashyira akadomo gashiraho kasha. None se Nsawa. reka nkubwira ka sibyo kwako iyo turi hano gutya Imana ibiri hano na shitani iri hariya nibyo biragendana ngiye kukubwira akantu nta muntu undi byumva nawe mbivuze sibyo Imana irabyumva. aramarira anyicira mu maso nakosa aramarira anyicira mu maso nakosa